ni gutya tugatangire hano mu muhanda hari umukobwa urimo agenda, ni gutya agenda, namwe murabizi rwose ba bakobwa b'iki gihe, rwa rubyiruko rw'iki gihe, uyu mukobwa yari arimo atambuka mu muhanda, ni gutya agenda, urabona ni umukobwa usa nk'uwambaye impenure, ni umukobwa wambaye ubujipo bwa bundi buciye bita mini, undebere uko yari arimo agenda, hari umusore wari uri hano ngaha yaritegereje avuga ati ati ntibibaho, ati ndebera, reba uyu mukobwa yateye uyu muhungu irari, nawe undebere, bya bindi by'iki gihe, bya bindi mbabwira ngo mujye mwambara mwikwize, bya bindi mbabwira ati abahungu bacu baba bafite irari. Uyu muhungu yararebye atangira gukanura amaso, mana yanjye nawe undebere uko yagakanuye amaso yirebesheje ku ruhande. Uyu mukobwa nawe urabona yuko ari umukobwa wambaye imini, yambaye yakubiseho n'akagofero, yari kugenda mu muhanda rwose, urabona yuko ari umukobwa ushobora kureba nawe ukumva ni umukobwa wakwihutira kujya gutereta, ariko uyu musore we yaramubonye arikanga agira ikintu cy'ubwoba. Uyu musore arakomeza aritegereza, ahita ahindukira areba ku ruhande akanura amaso, yarihindukiye ageze ku ruhande, uyu mukobwa arakomeza araza, ni gutya atambuka agiye guca kuri uyu musore wicaye hano ku ibuye. Uyu mukobwa yaraje ari kwikora kuri nyashi, bya bindi by'iki gihe ngo mwitwa ngo ni nyashi. Uyu mukobwa undebere nawe, bya bindi bavuga ngo ni ugutera abantu irari, yagize imbere y'uyu musore asa nk'uwunamye, sombaze arabanza arihanagura neza, undebere. Uyu musore nawe yafashe igiti ahera inyuma, nawe undebere, urabizi nawe ahita azamura ku ngutiya, ahita amenya ko umukobwa mwumvishe, nawe undebere, yahise azamura amakanzu. Mu gihe akiri kuyazamura, uyu mukobwa yahise amwumva, amaze kumwumva uyu musore yahise yirebesha ku ruhande, ashaka kwigira impumyi, yigira nk'umuntu utareba, akiri muri ibyo baba bamutamitse urushyi, undebere. Ariko byose byatewe n'uyu mukobwa waje wambaye ikanzu imubanye, yahise atangira gukubita uyu muhungu inshyi. Uko bakiri aho hari undi mukobwa wari uri kuza, uyu wambaye ikanzu yahise atangira amufata mu mashati, aratangira araniga, nawe undebere. Uyu nawe uko yari ari guturuka mu muhanda aza yarabibonye arumirwa, uyu mukobwa atangira gukubita uyu muhungu, undebere, atangira kumukubita ati ukanyambika ubusa wangegerawe, ati jya hasi nkwereke ngo uhikosora ku buryo utazongera bino bintu, ati ukanyambika ubusa, ati uzi ko nta soni ugira. Uyu mukobwa na mana yanjye undebere yatangiye kumuha agasopo, ati n'undi munsi wamusenziwe, ati suzamenyere uyu muhungu uko mubizi ari kurengana, ni ya makanzu y'iki gihe aducumuza. Uyu nawe yahise asa nk'uyiruka, arirukanka araza yitsimba hano karebe aho biri buze kurangirira, areba aho biri buze kugarukira. Mana yanjye we, uyu nguyu yaravuze ati wakigoryiwe ukamenyera ngo uranzamura ijipo, wazamuraga ijipo ureba iki, ni icyo utazi wakigoryiwe ku buryo nzamura ijipo, uranzamura ijipo nkande, nawe undebere. Uyu nguyu we yihishe hano ari kumva ibyo bari kuvuga, aravuga ati sha, ati aho biherera hose ndeba ibyanyu, ati ndaba ndeba ibyanyu. Uyu nguyu umuhungu yararyamye arakomeza kumubwira ati ntago ndeba, ati ndi impumyi yewe, ati ntago ndeba, undebere. Umukobwa akavuga ati ntago ureba wakigoryiwe, ati ibyo nibyo ushaka kwigira se, ati ntago ureba ngo ngukosore, ati ngukosore wakigoryiwe, ati ngiye kuguha isomo ku buryo undi mukobwa wese uzajya ubona tuzajya utinyuka kumwambika ubusa. Mana yanjye nawe undebere. Uyu muhungu yarakomeje amusaba imbabazi, ati mbabarira, ati ntago ndeba, ati mbabarira. Kandi uyu muhungu wibuke babwenge b'iki gihe, uyu muhungu arareba, ntago ari impumyi, ahubwo uyu muhungu arareba. Kuba bibonye itangira mwabibonye. Uyu mukobwa nawe yaravuze ati uko biragenda kose ndabacunga ndenze kureba aho ibyanyu biri buze guherera. Uyu nguyu yaravuze ati ntago ureba, ati ntago ureba. Uyu muhungu nawe aramubwira ati ntago ndeba rwose, ati ntago mbona, ati ntago ndeba, ati niba utareba se wari utangiye kunzamura ijipo utangiye kureba ibiki, ati wari utangiye kunzamura ijipo ureba ibiki koko. Uyu muhungu wibuke uyu mukobwa nawe aje aturutse mu muhanda hirya, aravuga ati uko biragenda kose, uko biramera kose, ngomba kureba aho iherezo rya bino bintu riri buze kurangirira. Uyu mukobwa yarakomeje kubacunga, uyu nawe yakomeje kuvuga ati ntago areba, ariko nubwo ari kubivuga ku babizi murabizi, uyu muhungu arareba
bo twagatangiranye uyu muhungu arareba yahise yigira ikigo burundu yigira impumyi ngo ntago areba. Ndebera nawe yahise atangira kujya avuga ati ariko ubundi ni hehe narindi, ni hehe nari nicaye, ndebere abanyamibare ati ni hehe nari nicaye. Wibuke uyu muhungu arareba, uyu mukobwa yahise atangira kumukura ati wakigoryi uri kwigira ibiki, ati uri kwigira ibiki. Bisa nkaho uyu mukobwa yavumbuye yuko uyu muhungu areba. Uyu muhungu nawe urabizi ba bwenge b'iki gihe yaraje yikubitisha hasi, yigira nk'umuntu utareba, yigira nk'impumyi, yigira nk'umuntu nyine utamenya yuko afite ikibazo cy'ubuhumyi, utamenya yuko afite ikibazo na kimwe, ariko yarigagaje agarika amaso, yigira impumyi burundu ku buryo utapfa kumenya ngo uyu muhungu babibonye murabizi yuko atari impumyi, yahise yigira impumyi rwose. Uyu mukobwa nawe ahita avuga ati atari guzi ko mbanza bishoboka wane, ati birashoboka yuko wenda waba uri impumyi. Wibuke hari uri kubacunga, wavuze ati ibyo murakora byose ndaba ndi kubareba, ati ibyo murakora byose. Wibuke uyu muhungu kubabizi murabizi ntago ari impumyi. Uyu mukobwa yahise amukurura ati vaho nkwereka aho wari wicaye se, ati vaho makwereke, kuko yagiye afata akazunguza mu maso ye akabona nta guhuma, akabona nta guhumbya. Yahise abona ni umuntu w'impumyi rwose, ahita avuga ati mana yanjye, ati Yesu we, ati Imana ibabarire rwose, ati nari naguhohoteye, ati kumbe ntago nareba. Kandi uyu muhungu wibuke ni umuhungu ureba, ni umuhungu ucanye ku jisho, ni umuhungu ushaka kwigirira utuntu hano sombaza utwo ashaka kwigirira. Uyu mukobwa yaramufashe ahita yigwisha hasi, amaze kwigwisha hasi aramubwira ati haguruka nkwicaza ahantu wari wicaye, ati haguruka ntago ari aho wari wicaye. Arongera amwicaza kuri rya buye, amuzamura gake amwicaza kuri rya buye. Nawe undebere, yaramuhagurukije arangije ahita amwicaza kuri rya buye, aramwicaza. Uyu mukobwa nawe aravuga ati se mwana yanjye koko uyu muhungu arareba cyangwa ntareba? Nawe afite ikibazo yahise atangira kumubwira ati rwose ihangane iki nagukubise, mbabarira ibintu nagukoreye kare, ati rwose ati bifate nk'ibitabaye, ati ziriya nki nagukubise uzihanganire, ati kuko nabonaga uri umuntu muzima ureba, ati niyo mpamvu nyine wanzamuye ijipo, umaze kunzamura ijipo njyaho ndaguhondagura, ati mbabarira rwose, ati mbabarira ngusabye imbabazi. Uyu nawe rwose w'umusore akajya avuga ndakubabariye rwose, ndakubabariye. Yahise amubwira ati uyu musore atari yagenda, yahise amubwira ati niba umbabariye ni byiza, ati ahubwo mbwira ngo ufashe nkujyane iwanjye. Uyu mukobwa nawe nkundi uri hano ngaha yiyemeje kubacunga paka ngareba aho biri kubuza kugarukira, ngareba amaherezo y'uburyo biragenda. Uyu nawe yigize gacunzi, bamaraniye ku biki gihe bari kuneka. Ariko uyu muhungu ni umuhungu w'imico mibi, ni umuhungu ushaka kugira utuntu yikorera. Yaramubwiye ati mperekeza rero, ati mperekeza unjyane mu rugo, ati ndi kumva nshaka no gutaha. Uyu mukobwa aramubwiye ati si undi, ati wanyu ni ati wanyu ni he ku buryo ndi bwaguherekeze? Ati turaca hano ngaha, ati turatyama hano, ati tubone kugenda, ati turatambika umuhanda, ati tubone kugenda, ati nahana igiriya, ati nigiriya hano, ati ahari ibintu by'ibihuru, ati ntwara ungezeyo, ati urabukoze cyane rwose, ati hubwo ati ndaba nkubabariye, ati hangane aho wari ugiye witonze kuhajya rwose, uze tugende ungeze mu rugo igiriya, ubundi ubone kugaruka ujya aho wari ugiye. Wumvishe umuhungu uzi ubwenge, yamuteye ubwenge kugira ngo arebe ko hari utuntu nyine yakwigirira. Abahungu b'iki gihe nawe urabazi, akomeza amutera imibare, ati ntwara nyine tungeze mu rugo, ati mbabazi uraba wazihawe. Uyu mukobwa nawe ahita avuga ati icyo cyoroshye, ati hangane rwose, ati hangane kuko nari nakurenganyije kare. Wibuke hari uwabacunze, hari uwakomeje kubagendaho. Uyu mukobwa yaramufashe ukuboko, ati haguruka tugende, ati haguruka ujye imbere tugende, undebere nawe undebere kuko uyu muhungu yigize impumyi kandi atariyo, yigize umuntu utareba kandi afite amaso arareba, ariko utabimenye ntabwo wapfa kumenya ngo ntago areba. Wandebeye yatagiye kujya agenda amwikoreshaho, nawe undebere. Umuhungu utareba undebere, nawe undebere, ngo ni wawe ngo ntago ahazi. Wibuke hari uri kubacunga, hari uri kureba ibyo barimo.
hari uri kureba utuntu barimo urebe uyu mukobwa yigiriye ubwo aravuga ati rwose ati wowe mbabarire atombabarire ku byabaye ati kuko ntabwo nari bizi ko ari impumyi ndebera umuhungu w'impumyi nawe yagiye acisha ukuboko inyuma akikorera kuri cya gice wibuke hari uwabometse wiyemeje kubagenda akavuga ati mpaka mbonye aho biri buze kurangirira ye ati mpaka ndebera umuhungu w'impumyi nawe yagiye acisha ukuboko inyuma ndebera nawe ndebera umuhungu w'impumyi babwenge murabazi abantu nk'aba murabazi rebera nawe umuhungu w'impumyi utuntu ari kugenda akorera umukobwa yari amuherekeje mwabibonye nawe ndebera umuhungu ibintu ari kugenda akora ari kugenda acisha ukuboko inyuma agenda akore ku gice cy'inyuma bino bintu w'abantu mwe ndababwira ngo abantu mwambara impenure mugabanye kwambara bino bintu kuko muracumuzanya ndakwibutsa niba ari ubwa mbere ugeze kuri Nitanga Films ukande subscribe ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi uzajya ukomeza kuzikurikirana wa muntu we ukoreshe ya kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza nawe undebere ngaramuherekeje ngo baragiye ngo amujyanye iwabo wibuke aramubwira ati wabo ati ni ahantu h'ibihuru ati ni ahantu kure atariko ni hafi hano aturahita ugaruka n'ubundi uje mu nzira ukomeza aho wari ugiye wibuke hari uwiyemeje kubakurikira yavuze ati aho muraca hose nanjye ndahaca ndabomeka ndabakurikira ndabagenda inyuma ndabirukaho kugira ngo nze kureba imirangirire yanyu wibuke uyu mukobwa yaje akibibona ukuntu umuhungu yarungurutse uyu mukobwa wari wambaye ijipo yemeza kubirukaho avuga ati ndabacunga ye ati ndabacunga mpaka mbonye amaherezo nawe undebere uyu mukobwa yakomeje kuza ari kugenda acunga gake gake acunga kugira ngo barenge bahinguke arenga nawe undebere uko bakomeje kuza bageze hano ngaha wibuke nawe undebera ahantu amuzanye uyu muhungu yarindagije uyu mukobwa ngataha ahantu ngo hepfo mu mashyamba uyu muhungu wibuke ni umuhungu ucanye ku jisho ni umuhungu ureba ni umuhungu utarapfuye amaso ni umuhungu ufite amaso mazima uyu muhungu yaraje atangira kumubwira ati aha tugeze ni he ati ahangaha turi ati ahangaha ati tugeze ni he ati ahangaha uko ndi kumva hari ibyatsi ati kandi iwacu hakaba hatari ibyatsi tahanihe ati ahangaha ni uyu mukobwa aramubwira ati dore hariya hirya ati ndi kureba hari amazu menshi ati ndimo ndeba hari amazu menshi ati mbanza ariko gace k'iwanyu uyu muhungu nawe atamubwira ati iwacu nyine ati nigiriya ariko uyu mukobwa akomeje kugira amakenga ati si uyu muhungu kuko arareba ati uyu muhungu arareba akomeza kubyibaza biramucanga uyu mukobwa nawe yahise asa nk'ugira ubwoba aramubwira ati se ubu ndagufasha iki koko ati ubu ndagufasha iki koko ati ubu ndakwihorera nigendere ati ubu ndabigenzana ati ngiye kugutaha rero ati nigendere ati ko nta kundi ndabigenza se ati umuntu utazi we ati ubu ndamenya mbigenzana uyu muhungu mwibuke arareba afite amaso mazima arareba yigize impumyi kandi atariyo undebere yahise atangira uyu nguyu aracyamukemanga yagiye amukoraho akagira ngo arebe yuko ahumbya sanahumbye bamanyanga baragwiriye bamanyanga ni benshi bamanyanga bateye ubwoba uyu muhungu nibyo yikoze uyu muhungu yigize impumyi kugira ngo aze kugira utuntu yikorera agire kugira ngo afite icyaka ashaka kugeraho yakomeje kumwikoreshaho ati si ubundi ati wurinde undebere bwenge akajya mu mwikoreshaho ati wambaye ingofero ati mu maso umeze ute undebere wibuke uyu muhungu arareba uyu muhungu ni umuhungu muzima ureba nta kibazo afite mwabakobwa mwe mujye mugira ubwenge mwabakobwa mwe mujye mutekereza kabiri hano hanze hari abajama b'amaniga baba bashaka kugira ngo bagire utuntu bikorera kugira ngo bakomeze iminsi yabo ikomeze igende neza murabizi uyu muhungu nubwo yaje hano akigira impumyi
si impumyi mw'abantu mwe, yigize impumyi kugira ngo ashuguye umukobwa amuzane hano ngaha amukoreshe amahano, amuzane hano ngaha amukoreshe amabara. Uyu nguyu yahise ajugunya inkoni ahita amubwira ati ati ubwo wari uzi ko rero ndeba ndi impumyi nkareba sha, ati wari uzi ko ntareba ati wari uzi ko ntareba, aturibuka iki ukareba nkubise, aturibuka inkoni wampondaguye, aturibuka ibintu wankoreye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati wakikorye nakuzanye hano ngaha uri kureba, ati nakuzanye ahangaha uri kureba ukaba wanshutse nkaba nakuzanye ahangaha. Uyu musore aramubwira ati inki zose wankubise, ati ibintu wankoreye atugiye kubyishyura, atugiye kubyishyura aka kanya, nawe undebere mwa muntu we, hari abahungu nk'aba ngaba mw'abakobwa we mujye mubanza mutekereze, mw'abakobwa mwe mujye mutekereza kabiri. Yamubwiye ati aha hose nari nahapanze, ati aha ndahazi, ati nsanzwe mpazana abana undebere. Uyu muhungu aramubwira ati reka nze nkwereke, ati reka nze nkwereke, ndebera umuhungu. Yesu amubwira ati ntabwo uri bwancike, ati reka nze nkwereke. Umuhungu Yesu atangira kwataka umukobwa, nawe undebere, atera umukobwa nawe uri kubireba, aterura gutyo. Ni gutyo bamanutse, ni gutyo yamumanuye mu byatsi. Ahantu uyu musore arahamenyereye, ahantu uyu musore asanzwe ahazi, ahantu ni umutego yari yamuteze kugira ngo amugushe mu mutego, ubundi agira ibintu yikorera, agira utuntu yigirira. Mw'abantu mwe murabizi abahungu b'iki gihe bakunda kurya atari yagira ibyo agira. Hari umukobwa wisuza wa wundi mwibuke tugitangira, uyu mukobwa yaje yabigendesheje inyuma avuga ati aho barajya niho ndajya, ibyo barakora ndabibakurikira. Ati kino gihungu wibuke kare yavuze ati kino gihungu ndabizi, ati ni ikirara, ati abakobwa benshi kirabahemukira. Uyu mukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi bisa nkaho yavumbuye uyu musore. Uyu musore yahise amubwira ati wa gikobwa we ndakumena, ati wa gikobwa we nkubuje gute, nawe urabyumva umuntu ugiye kwirira umuntu akagutesha peti, nawe ibyo bintu urabyumva, ni ibintu bibabaje, nawe undorere. Uyu mukobwa yaramubwiye ati inshuro zose wamukatishije hano, ati narindi kukureba, ati inshuro zose wamanukanye uyu mukobwa ukamushuka, ati nakurebaga, ati hama hamwe rero, ati wabikoreye benshi, atariko aturafashwe. Iki gihungu bahise bagihindukirana kiravuga ati singira ngiye kumugirana. Mw'abantu mwe mujye mugira ubwenge, byatangiye yigize impumyi, yigize nk'umuntu utareba. Uyu mukobwa arakomeza aravuga ati ejo bundi wahazanye Keira, ibyo wakoze twarabibonye, ati ibyo wakoze, ati abantu nubwo wavugije induru ukirukanka, atari ubu ngubu ibyo wari ugiye gukorera uyu nguyu ntabwo uri bwankire, ntabwo uri bwancike, ati ntaho uri bugende, ati ubu turagufite, ati tugiye kuguhana, ati ku buryo utazongera kuba wakinisha ingeso nk'iyi. Uyu muhungu ari muri we yarakomeje aravuga ati uyu mukobwa yari yaje hano ngo mwereke hano hantu ntagahazi, ati ceceka vuba vuba turavuga uvuga iki, ati ceceka uravuga uvuga iki ko byatangiye ko nabibonye, nubwo uri kubeshya ngo mwari mwazanye hano hantu, mwahazanye ryari, kari we wamushutse wigize impumyi. Uyu mukobwa wundi wambaye ikanzu y'icyatsi yaramubwiye ati rero, ati tugiye kugukubita n'undi munsi ku buryo utazongera kubitekereza, utazongera gukinisha bino bintu ngo urafata umukobwa ngo ube wamuzana, ati tugiye kuguha isomo. Uyu mukobwa ahita avuga ati rata, ati mbanza ari nabyo, ati mbanza ari byo. Bahise bafata umuhungu wibuke baramubwiye ati tugiye kuguha isomo, tugiye kugukubita, tugiye kuguha isomo wenda uzabibonemo ubugome. Uyu mukobwa yahise ahaguruka arisetsa cyane, aturakoze kuba unkijije hano hantu undebere. Bahise bafata umuhungu wibuke ni babiri. Uyu muhungu nta kintu yakora, yatangiye kuvuga ati atari yavuga ati jya hasi, ati tugiye kuguha isomo wenda uzabibonemo ubugome. Bamucishijemo katepura bamukubita katepura bamushyira hasi, nawe undebere. Bamushyize hasi, ibyo yari yikoze, ibyo yari yigize bamushyize hasi, baramushoboye, baramubashije. Uyu nguyu yaravuze ati shaka, ati girayo mbanze munige, ati turamuha isomo wenda azaribonemo ubugome. Abantu nk'aba ngaba murabizi ikintu baba bakeneye ni isomo, ni uguhabwa isomo bagakosorwa. Umukobwa yahise amujya hejuru ati ngiye kuguheza umwuka, ati ibintu wari wankoreye, ati ibintu washakaga kunkoresha, ati ni ibintu by'amahano, ati niyo mpamvu ugiye kuguha isomo, nawe undebere. Uyu muhungu yari yigize yakoze byinshi, ariko ahangaha harafashwe. Uyu nguyu yaravuze ati reka nkuremo ingofero noneho mbashe kubona isomo neza,
ku buryo utazongera kumenyera abandi bakobwa bose. Uyu mukobwa wundi yaraje afata amaboko, amaze gufata amaboko y'uwundi, uyu nguyu nawe aramubwira ati kurura cyane sha, ati kurura cyane, ati abahungu nk'aba, ati uyu nguyu tubanze tumusigemo isomo, ati ku buryo iyi ngeso atazayongera. Undebere, uyu mukobwa nawe yakwicariye ntabwo wabyuka, yakwicariye ntabwo wahaguruka, batatanyije amaboko. Undebere, uyatangira gutyaza intoki, ati bino bintu harya tubikorera benshi, ati reka mbanze nkwereke, ati reka mbanze nguhe isomo, nawe undebere wa muntu we. Abahungu bakora nka bino bintu ni gutya bakwiye kuzajya bahanwa, ni gutya bakwiye kuzajya bakubitwa. Yaramufashe, undebere, atyaza urushyi rimwe. Uyu nguyu yaramubwira ati tugiye kumukubita, ati ku buryo ati azajya abona umukobwa ati akamutinya, ati tugiye kumuha isomo ku buryo atazabyongera. Ati n'undi munsi dore iki batangiye kumuhata iki. Nawe undebere nk'abantu mwe, abantu bakora bino bintu b'abasore, nabagira inama yo kubireka. Abantu mukora bino bintu nk'abantu mwe, mujye murekeraho. Abantu mukora bino bintu muzajya murahabwa isomo. Yabitangiye yigize impumyi, yigize umuntu utareba, batangiye kumushyiramo iki, ati tugiye kuguha isomo n'undi munsi, ati suzongere. Uyu w'icyatsi naramubwira ati sha, ati kubita ingegera, ati si ibyo yigize, ati si ibyo yigize. Batangiye kumukubita, aramubaza ati se ubundi witwa ngo iki, ati uruwahe, aturuwaye. Baramukubise, mana yanjye undebere, n'icyunzwe kirahaza, bari kumutera igishibu, bari kumuha isomo. Ni bya bindi bavuga ngo turaguha isomo wenda uzabibonemo ubugome, ati turagusubiza ku murongo. Baramukubise. Nkwibutsa, niba ari ubwa mbere ugeze hano, uze gukanda like, subscribe, like, share and comment. Narakubwiye ngo kuri Nitanga Films nzajya nkomeza kubaha filime nk'izi z'ubwenge. Uyu mukobwa yaramubwiye ati njyewe wanshutse nigendera, urambwira ngo uri impumyi, ati ntabwo ureba, ati wigira impumyi, ati kumbe washaka kunzana hano ngaha. Cyatangiye gusaba imbabazi, ati nibakibabarire, ati cyitwa gasopari, nawe unyumvire. Baragikubise bakinogeje, bamaze kukinoza kita kivugije, ati mumbabarire, ati nitwa gasopari, ati njya no gusenga. Nawe unyumvire, bamuteye igiti kimaze kumurengwa, atangira gusaba imbabazi, atangira kwivuga amazina, ati ni mana yanjye. Bakomeje kumuhata igiti. Nawe undebere, baramubwira ati kutaguha isomo, ati ubundi warorowe, wararezwe, ati ubundi uri gatiki, ati baraguturaze. Nawe undebere, yakomeje gusaba imbabazi, ati baraguturaze, ati ndimo ndakubaza, baraguturaze ati ku buryo ukora bino bintu, ati uri umushwi, uri sake, uri dende, uri igiki. Nawe unyumvire, uyu mukobwa nta mikino afite. Baramukubise uyu muhungu. Uyu mukobwa aramubwira ati rero ntangiye kumubwira ngo ujya gusenga, ati umuntu usenga asakora ibintu nk'ibi, ati ngiye kuguha isomo, ati tugiye kuguha isomo wenda uzaribonemo ubugome, ati tugiye kuguha isomo ku buryo utazongera kumenyera ibintu nk'ibi. Ati zamura amaboko usaba imbabazi. Cyarakomeje gusaba imbabazi. Wibuke bino bintu ntabwo ari ubwa mbere kibikoze, wibuke bino bintu kibikoze inshuro nyinshi. Ni cya gasupari, kigize igikristo, kigize icyana cyiza. Uyu mukobwa yakomeje kugihata iki, ati n'undi munsi wa musenzi we, ati turakure kugende, ariko rino somo tuguhaye turakeka utazongera gukora bino bintu, turakeka utazatinyuka kugira undi umenyera, ati turakeka ati utazagira undi mukobwa uhohotera, ati ariko mbere yuko tukureka ukagenda, ati tugiye kugukubita ku buryo uzajya utubona, ati amabere ya nyoko akikanga. Uheze kuri telefone avuga ati reka ngufotore ngushyire ku mbuga nkoranyambaga, babone kuri umuhungu w'imico mibi, utazongera. Cyasabye imbabazi, cyasabye imbabazi, ariko manze kukibabarira. Uyu mukobwa yavuze yuko atari ubwa mbere kino gihungu ngo ni gasupari gikoze bino bintu. Uyu wundi wambaye ikanzu yaravuze ati si ibyo gusa, tugomba kugihamagariza ubuyobozi, tugomba kugihamagariza ribu, tugomba kugihamagariza iyi defosi kiyongere, ati gikubite wowe ugikosore. Cyakomeje gusaba imbabazi, ati nibakibabarire, ati nimungirire muwe rwose, ati ibi bintu ntabwo nzabyongera. Ni gutyo bakibabariye, barakiretse kiragenda, ariko bagikubise hafi kukinoza, bagikubise hafi kuki
kukica bagihasa inkoni bagiye kugihamagariza ribu. Mwabantu mwe mukora bino bintu mumenye ko muri bibazo, mumenye ko muri mu kaga. Bakuyemo kamambiri batangira kugihatiza ikibuno. Nawe undebere, ndakwibutsa ukande subscribe ufungura inzogera kugira ngo video nk'izo uzajye uzibonera ku gihe. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora.